Je narize warize zirajuje zitize sinzi abandi aho bigiye hanyuma rero impamvu tutasubiza bene abo bantu nuko tutari ku rwego rumwe nabo evo yabiri hejuru hejuru cyane bafite ubwenge bwinshi muri hejuru bwacu so rero kwikompara nabo biragoye kwikompara n'abantu bize kamere tuyihandagira bitabo turi barusahira ba macho inda kandekera hanyuma umugabo w'umunyarwanda ndi proud yiwe ese umugabo w'umunyarwanda atandukanye he n'umunyamurenge bose se abagabo nuko mwari umunyarwanda ndakaba umunyamurenge ndabaza navuze mu mikorere y'abagabo umunyamurenge akora ate w'umunyarwanda agakora ate nta iyo ni question bose n'abagabo kandi bose n'abana hanyuma ibyo nari ngusobanurira ngiye mfite umugabo unyobora aranyobora amanywa nijoro arambwira ati bisimba ishaka rekana nibi nkagendera munsi y'amategeko ye kuko niwe mutwe wanjye muri kunyumva abo bandi rero bamoka izo ngo kumugane wa president w'u Rwanda n'ujye uvuga ati abo bandi bamokera iyo hirya baraziritse n'izitontoma gusa ariko ziziritse zidafite umupangu cyangwa n'imbwa z'inyeshamba uri kunyumva umuntu ninjye hari akasubizanya n'umusazi ndabamuhaye ibisazi byinshi ndabamuhaye gusara kwinshi kandi wishaka guturisha umusazi uraceceka kamwihorera yandutiye byose namuhaye umutima wanje nawe yarampagije tazago zantera ubwoba yambereye ubuhungiro uko bizamera kose azanyihanganisha hungira muri Yesu akwihanganishe mamudo nibyo nahizuba urarya amashashi kuko twebwe ntago twe twibanze wenda ngo kuwabivuze twibanze kuba dukurikira basigaye mu rujijo bavuga ngo ese niwe tuba turimo turabaza bo tuba turimo turibwirira ese arime atungo umunyarwanda ese kwini ubwo bumuga bavuga arahafite ikasubiza kuri AM nawo wenda babyibaza sibyo nibyo pe burahari ariko se twiba hari mutipe mu video ngo reka mbabaze nanjye nibaza niba ufite ubumuga ukaba wakwideplace ukagenda mu kagare ukaba wagera aho ushobora kugera hose n'amaguru yawe mukaba mwakwiruka mwese mukiruka mwikanisa mukaba musirimbira mwese hamwe wamara ukagira Imana akazi ukora tugira ubumuga bw'akanwa bukaba akabantu badakora ukaba winjiza neza kabureba neza ikindi ubumuga bwawe bukakwemerera gushaka ku myaka mike cyane Disneva ababivuga bari muri 40 bamaze gukarantika. Hi guys, mumeze mute? Twizere ko mumeze neza. Nababyutse twagarutse cyane kuri AM TV show kukijije cyane. Turabasuhuje. Ese abavandimwe muraho. Ari nararembye yararwaye. Ndimo gatetere. Arayicomokoye kugira ngo agire ibintu ababwira. Nimubona afite intege nkeya munyihanganire ntago meze neza ariko kandi ndaganira pe uko nshoboye. Nuko rero twari tubabwiye rero turabashimira kubwo gukora subscribe kuri AM TV show. Tunabasaba wowe utarayikora uri kutureba uyikore kugira ngo udushigikire kamera. Niba uzutureba buri munsi turakora subscribe sinzi cyo utegereje. None hari wanditse ngo ese mana we ngo nje ko nibera mu biraro ngo baza bakanda he ngo mbashigikire. Yego mama namuhoye kandi cyose ntago wamusubije. Ntago namusubije ariko nyine se ubwo se mana uramubwira se ngo ni uraho kantu k'umutuku ariho mukanda hano subscribe uhakandi. Iyo wamaze kuhakanda haza yandikwa ngo subscribed. Nuko biza bigenda. None mukore wowe bitarandikwa ngo subscribed ntago ura subscribinga. Rero kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane kuri AM TV show. Hanyuma uyu ni Queen na Aline bakuri debut twagarutse ngo tukomeze tuganire ku bibazo biri hano hanze. Imiriro amabombe nuko bimeze. Rero reka twakire umunyamakuru wacu
twahaye akazi ko kuri AMTV show agira ibyo twibariza bike murakoze Yes. Murakoze cyane. Nta na byinshi wenda turi bubabazeho ariko ubushize hari ibintu numvise muganira ariko mugasa n'abari guca amarenga muvuga muti ngo ibintu byagiye bitambuka bavuga ngo Aline ati yagiye gushakwa ati n'umunyarwanda ati Queen ngo afite ubumuga ngo bwo mu mutwe ngo no ku mubiri. Aha ibyo bintu rero abantu bagiye babikomantaho hariya hasi amakomantere aruzuye batese uyu muntu ubabwira gutya mudasubiza ibintu bimeze gute muramutsinda ni nyoko bukwe ni so bukwe ibintu bimeze bite. hari ijambo ryo muri Matayo rivuga ngo il faut répondre l'imbécile par la silence. nuko muri Matayo havuga Nemera kuremo gateteri ndavuge neza. Il faut répondre l'imbécile par la silence. nuko muri Matayo icyo havuga gifaransa kirakomeye. impamvu yo kutamusubiza nta muntu utaraciye mu ishuri apfa kukivuga. nkanjye sinakivuga niyo mpamvu nahise nerekeza kubiza. Njye narize warize zirajujije zitize sinzi abandi aho bigiye. Hanyuma rero impamvu tutasubiza bene abo bantu nuko tutari ku rwego rumwe nabo evo yabiri hejuru turi iratureba hejuru cyane bafite ubwenge bwinshi buri hejuru bwacu. So rero kwikompara nabo kwikompara biragora n'abantu bize kamere turi nkandagira rutabo turi ba rusahirana ba maco inda sinshaka guseka pe muri abantu bari kwishakira views. ba maco inda nitwe twicaye aha ahubwo ndandika The Beauty TV show aka maco inda bangunda niyo twatuvuze ngo impamvu tutasubiza wenda umuntu watubwiye gutyo wenda nagiye mbona bicicikana hano hanze nabonye ducana turi kubikoraho hano hanze ngo se mwari muzi amakuru ko Aline mwari muzi amakuru ko Queen nkayibonye ati barabazibishije kwa kakajwi banza avuga kuri wacu afite ameze neza. Impamvu rero tutamusubije exactly ni ukubera ko kuriya umuntu agirwa n'icyo yamenye twebwe icyo twamenye uwo twakurikiye arakijijwe twe twarakijijwe ntitukiri abacu ngo twigenge mu byo dukora bitadukwiriye ariko twahamagariwe no gukora umurimo wadutumye hakiri kare. uretse n'agakiza nyine tukaturimo kato twemerera nyine gusubizanya n'abo bantu dufite izindi ndangagaciro zituranga twebwe. Ikindi turi munsi y'amategeko dufite abatuyobora ntabwo turi ibyigenge kabo ntabwo twigenga ntabwo twiyobora ntitwitegeka ntabwo mbyuka ngo nipangire gahunda zanjye uko mbyumva mu mutwe ntabwo mbyuka ngo mvuge ibyo nishakiye mu mutwe wanjye no mfite umuntu unyobora mfite umuntu ngendera munsi y'amategeko ye mfite umuryango kugeza n'uyu munsi ndi munsi y'ibirenge byabo uranyumva neza mfite imiryango ibiri ndetse sinumwe ni ukuvuga ngo uyu munsi papa ashobora kubyuka akambwira ngo ari stop ikintu sinongeye kumva wagikozeho kazarinda aja mu kuzimu ntaragikora. Mfite mabukwe na data bukwe bashobora kumbwira ati mwana wacu turagukunda iki kintu gihagarike bugaca mu gitondo nasibye kazarinda mva mu mwuka icyo kintu kitongeye kumbaho. Mfite umugabo washatse umunyarwanda washatse ariko gushakwa n'umunyarwanda ni ikibazo kwere wenda aho ngaho rekana n'ibihuha nanye kuvuga ikisa imiraba ayo ni amaco y'inda nayo niko reka nyite gutyo cyangwa se n'ibyifuzo kuko aba bagabo dufite uwo humiriza buke abo ngabo bavuga ibyo uwo bako duhumirije muri icyo kibazo kiremereye mbona bafite kuko nicyo kibazo kugeza n'uwo munsi kitera ka kavisi gufunguka. Ni ikibazo uzi
uzi ko uri umugabo uzi amasengesho nasenze noneho waranamwigeze haleluya ukamubura waramwigeze wamara okay sawa kandekera hanyuma umugabo w'umunyarwanda ndi proud yiwe ese umugabo w'umunyarwanda atandukanye he n'umunyamurenge bose se abagabo nuko mwari umunyarwanda ndakaba umunyamurenge ndabaza navuze mu mikorere y'abagabo umunyamurenge akora ate w'umunyarwanda agakora ate nta iyo niko ishobora bose ni abagabo kandi bose ni abana hanyuma njye ngusobanurire njye mfite umugabo unyobora aranyobora amanywa na nijoro arambwira ati bisimba ishaka rekana n'ibi nkagendera munsi y'amategeko ye kuko niwe mutwe wanjye muri kunyumva aba bandi rero bamoka izo ngo kumugane wa president w'u Rwanda n'ujye uvuga ati abo bandi bamokera iyo hirya baraziritse n'izitontoma gusa ariko ziziritse zidafite umupangu cyangwa n'imbwa z'inyeshamba uri kunyumva umuntu ninjye hari agasubizanya n'umusazi ndabamuhaye ibisazi byinshi ndabamuhaye gusara kwinshi kandi wishaka guturisha umusazi uraceceka kamwihorera niyo mpamvu rero utigeze wumva mbisakuzamo ariko cyane bikaba no kuburamo agakiza je mba mbona harimo n'akantu ko kuburamo gukizwa kuburamo sinzi ikintu navuga ariko ako kantu bari kukumvamo kuko iyo hari ukuntu iyo wamenye Yesu harakayimo kazavuga ngo Yesu namenye yandutiye byose namuhaye umutima wanje nawe yaramagije tazago zantera ubwoba yambereye ubuhungiro uko bizamera kose azayihanganisha hungira muri Yesu akwihanganishe mamudo nibyo nahizuba urarya amashashi ngaho nguko rero hanyuma nigeze kumva nubwo wenda mwari numvise kera kiganiro cyanyu mwasaga n'abavuga wenda mu marenga ariko nibuka ko naje nyine no kubona n'icyo kiganiro cyanyuzeho ku masimbi wenda gisa nkaho ajya gusoza asa n'uwabatinzeho aravuga ngo abafitiye umwanya ati uwo mwanya muri kumpa ndi kuwujera neza nanjye kugira ngo twavuze muri rusange n'undi wese kuko si wenyine tuvuze si wowe wenyine bavuze sinzi impamvu mujya mu klasa twavuze abantu bose batwibazaho kuko twebwe ntabwo twe twibanze wenda ngo kuwabivuze twibanze ku badukurikira basigaye mu rujijo bavuga ngo ese niba tuba turimo turabaza ubwo tuba turimo turibwirira ese harimo afite umugabo w'umunyarwanda ese Queen ubwo bumuga bavuga arahafite reka nsubiza kuri nawe wenda babyibaza sibyo nibyo pe burahari ariko se hari umutipe mu kubido ngo reka mbabaze nanjye nibaza niba ufite ubumuga ukaba wakwideplasa utagenda mu kagare ukaba wagera aho ushobora kugera hose n'amaguru yawe mukaba mwakwiruka mwese mukiruka mwikanisa mukaba musirimbira mwese hamwe wamara ukagira Imana akazi ukora tugira ubumuga bw'akantu bukaba akantu badakora ukaba winjiza neza ukaba ureba neza ikindi ubumuga bwawe bukakwemerera gushaka ku myaka mike cyane Disney ababivuga bari muri 40 bamaze gukarantika niko gahantu nikazavuga ngo nugukarantika ese udafite ubumuga uri muri 40 uretse gato bukaba bakomerera gushaka umara gushakwa ukabyara umwana mwiza ikirenze kuri ibyo ukazuzara batakubaza after 30 minutes ntabisi igisi cya mbere gikubisa ababyaye umwana w'ikimuga none se ubwo bumuga nawe uhwanye ni ubwo se ahubwo se atagira ubumuga nagira iki ahubwo se nagira iki iyo ntaza kubwira se nari gukora iki ubundi nibwo bungize ahubwo numva mu ndangagaciro wenda ziranga umuntu numva icyo kintu kitaka giye bari nkanjye wenda editingiye icyo kikwereka ko oya hari ukuntu wenda iyo ako kantu nari kugafata nkagakatinga nkagakora kuko ni oya kuko ndavuga mu ndangagaciro ziranga itangazamakuru
icyo ngicyo ntabwo kibaho hari abatakagira kubera ko ntabwo wavuga ngo hari abantu tobaza erega icyo ngicyo yavuze si ikosa wakoze nta hantu wishe barabingayira se ntibabingayira kandi kuba ameze ko nujuje izangombwa byose by'umugore w'umunyamurenge haleluya no dukompara abamugaye n'abatamugaye ahubwo ibibazo biri mu batamugaye abamugaye twimereye neza abamugaye hari ibyo bemerewe gukora nako abatamugaye abamugaye batokora yego pe naho ikibazo yavuze ngo ubumuga bwo mu mutwe arabufite nabwo ndi mu kubwumva hari banyibutse ibyo nibagiwe hari ukuntu baracanganyikiwe nkumva nasaze sinari nzi ko ngo mu mutwe ariko nabwo nabwemeye ndabufite ariko ubumuga bwo mu mutwe bukinyemerera kujera urugo rwanjye Imana ikomeze ibuntize ibutize n'abandi babukeneye niko bigomba kugenda naho ubundi nta mpamvu yo gusubizanya nawe ngiye ndumva ari byo nabavuga ku bantu babyibazagaho n'ababijajinga gutandukanye ngo se nko kutavuga nko bavuze ngo kuri ikimuga ngo kutabivuga ngo mwarahwereye uko se woherezwa nko kuri ikimuga cashashe ikimuga cabyaye ikimuga gifite sebukwe na nyirabukwe gifite abaramu bacu abari kuvuga niba amaco y'inda barabura muzagwa handi ako utekereze umuntu akamabura ikintu nka kwa kuno zavuga ngo yabuze ica ngo atuka ingwi nkago aravuga ngo dore ibice cyane yes niko biba bimeze aba yahekewe yabuze ikintu na kimwe yo gutora akamavuga ngo dore ikigabo ciyo c'ikinyarwanda kandi mu byukuri tugiye muri private nese nko yabizanye kongera kuri rekana nibyo reke kubaze hari n'ubwa mbere mvuga kuri kamera ko mfite umugabo w'umunyarwanda naramuzanye urabivuga cyane naramuzana azavyibitsa ni n'umugabo mwiza cyane rwose undi muntu hawerekana undi muntu wabasha kwibutsa kandi uzi umugabo wandi kuntu ntunze kandi urebye ngo urugo rwanje n'izindi ngo hano si ukwiyemera si no kwirata ni ukuri wa muri mu ngo zimeze neza pe urwanje n'urwasi aha tubireke yes uwabivuze ukompaye urugo rw'umunyarwanda n'urwo rw'uwo munyamurenge wiwe isi cyangwa nabo bari kubyandika ku macano n'abari muri commentaire nabonye basaze ngo se ubundi ngo waje twaravuze ngo nta mpamvu yo kubivuga man sinzi kubivuga ngo uri kubivuga nari mpamvu yaho ibyo ngibyo ni amatiku twakibyo ntabwo turi kwirinda amatiku byo ntabwo bya sinoratana sinonabura n'ibyo n'akanota nakamwe ngo bavuze ariko akavuzwe buriya nta kundi hanyuma hari wenda n'ibintu umuntu ashobora kujya aganira wenda akavuga ngo muri icyo kiganiro numvise bavuga ko ngo Aline ngo ari kujya mu Rwanda Aline uritegura bivugiye ahubwo azamvugira ibyo navuze uri kwitegura gute kujya mu Rwanda ndi kwitegura nabishane mfite ikirori mu Rwanda ko ndagenda gutwika mu Rwanda kandi nzokora ku macaro menshi ushize nagengarukira ku isimbi urumva noroshe abanyamwenga amaze kwicara ku isimbi ni bangahe nuko ubugenda nayo imaze guharibika ariko imbere ikiri isimbi nyasimbi ya mbere nije wayicayeho aho kuja mu Rwanda se rigitangaza nzaja rimwe se kabiri gatatu ivyo turabirangije navyo ivyo tubirangiriza kandi ko ndajayo uri n'umunyarwanda none kubera kuko umva ubundi wenda reka umuntu ase no yasobanura kino kintu kuvuga ko umuntu agiye mu Rwanda kuvuga ko uje ni gitangaza ko bano rujamo kuba wagira icyangombwa cy'u Rwanda sibyo ukagira icyangombwa cya Kongo ukagira icyangombwa cya Amerika ukagira icyangombwa cyo nicyo kimwe nuko wafata n'icya hano muri Kenya ntabwo ari gitangaza kuko wenda abantu hari ukuntu babyitiranya bakavuga ngo kuba mfite irangamuntu yo mu Rwanda nkagira iyo muri Kongo ntabwo ari icyaha n'abanyarwanda barahari bafite irangamuntu zo mu Bugande hakagira abanyarwanda bafite irangamuntu zo mu Rwanda zose bazifite icyo rero nta gikwiye urwojeje abantu bakwiye kujya babireka akavuga ati ubwo ndi muri UN ati nkaba mfite irangamuntu zibiri ati nacinka mabe no ibyo nta kibazo bitwaye shobora kuba ndi umukongomani wavukiye muri Kongo ariko niba ndi muri wenda narahungiye mu kindi gihugu mfite irangamuntu wenda y'icyo gihugu nari narahungiyemo mbere cyangwa se nagezemo mbere yuko mvuye muri Kongo ibyo ntibisobanuye ko utari umukongomani kandi ntibisobanuye ko utagira nationalite zibiri
kugira nationalite zibiri ni ibintu byemewe rero kubwira umuntu ngo bazabarebe neza njye numva nta shingiro nini bifite icyo si n'ikintu si n'icyaha cyagira icyo kigo bazomufunga ya ariko ndibaza ko icyo ngicyo wenda ntacyo cyabatwaye mwagize impungenge wivuga ngo ntacyo cyadutwaye nta n'ikintu na kimwe kirimo cyadutse birasa n'ibitaravuzwe birasa n'ibitarabaye pe se mubeshye warira ngo umusazi yagututse hari abavuga rero ko ngo mutinye uwo nguwo yenda bavuga ayo magambo ati arabazibisha cyane yavuga mukumva ko mutavuga n'akantu na kamwe niko bimeze kweri muramutinya turamutinya turapfuye gute ndumva ntitira umutinyira iki ndumva ubwo wabunyishe umutinyira iki icyo bavuga ko niyo tumutinya nyine erega nabo barakibona icyo tumutinya udatinya umusazi wabo nta bwenge ugira ku buryo avuga mu gaceceka ya erega ntabwo duhwanye nabimusobanurira nawe nawe nabikubwiye ngo impamvu duceceka si iyindi ntabwo turi ku rwego rumwe rwo kuja mvuge ngo bwe ibyagiye ugomba kuvuga iki ugomba kuvuga iki ariko ubivuga we nta limite afite nawe nyine abivuga ngo ntacyo ntinya ntacyo ndamira njye mfite icyo ntinya mfite n'icyo ndamira hanyuma urumva ibyo yavuze ku bijyanye wenda nuko wenda bashatse mu Banyarwanda wowe uri proud urabivuga neza ko uri proud y'umugabo wawe ni ukuvuga ngo habayeho nk'ikintu kikaza kivuga ngo buri rugo rusenyuke habemo amahitamo ya kabiri umuntu yongera ahabwe amahirwe yo kuvuga ngo niba utarishimiye uwo mwashakanye wongera ushaka undi nakongera nkahitamo Peter wanjye nakongera nkahitamo umunyarwanda wanjye kabisa habaye andi mahirwe yo guhitamo bwa kabiri namuhitamo aya gatatu yazi ntamuhitamo kubera iki kubera ko ari we wanjye niwe bahuza undi uriya niwe wanjye ahari nari gushaka ahandi wenda ntibyari kumbera byiza nk'uko nibyo pe none se niba hari yishimye ninde wo gutesha Imana agaciro ku byo yakoze none uvuga ngo nta n'impamvu zazaye zo gusubiza nyerega abafite uburenganzira bwo kujya avuga byose ikibi ni urushyi n'inkoni pe ikibi ni igiti nawe kuvuga afite access ku munwa kabisa rwose ajya avuga biremewe kandi nta munsi asigara ngo tuwaje kumusubiza ngo nawe ngo werere wagize gucya iwanyu nawe warashaka umusaza oya ibyo ntabwo twubijamo Canada oya ntabwo tuzobivuga ntabwo ibyo twabijyamo tubigiye mu ntibizoshira nta hantu twaba dutandukaniye nawe hanyuma ibi bintu wenda by'urugambo bigenda biza nyine kuri izi mbuga nkoranyambaga amacano bavuze uvuga ati nibyo bari kuganiraho ku ma YouTube utundi ducano niki mwebwe rero murabona twakora iki kugira ngo ibi bintu bigira aho bigarukira niki mwakora wenda dusoza nagira ngo muse n'abatanga inama twatanga ni uko umuntu yajya akora ibintu akirengera n'ingaruka zabyo ndagira ngo uri kubona ahantu ibintu biri kugana uri kubona aho bigeze kuri ubu ngubu ntabwo ari byiza pe aho abantu batangiye gufungishanya aho abantu batangiye gucuteninga abantu ko bazabica aho abantu batangiye ibaze aho umuntu agera wa nzakwica kubera umunwa wawe urumva bari ikibazo kiremereye wagabanyije wakoze ibyemewe ko bazakureba ko ufite abantu bagukunda bagukurikirana bazakureba ibyo uzakora byose ni ukuvuga ngo umwuga twajemo ikibazo twabujemo tutabizi dukeneye amahugurwa dukeneye abantu babifitemo uburambe baza kutwigisha uburyo tugomba gukoramo ibyo tugomba kuvuga n'ibyo tugomba kuvuga kwiga kumenya ko ibigiye kuvuga ari ubuzima bw'umuntu ku giti cye private life bitagomba kujya kuri social media hapana kubyuka mu gitondo ngo nazanye Aline ngo yashaka mu Banyarwanda ngo bigenda gutya na gutya na gutya bira ntagomba nemerewe kubikora keretse igihe bimereye uburenganzira dukeneye ubuzima bw'umuntu dukeneye amasomo dukeneye kwiga cyane abanyamakuru twamenye tugomba kuba tukagomba nawe ntabyiga tuzoshirira mu migozi ngaha hondi ni ibyo ngibyo
Aline nta gice yabwira hanyuma dusoza nuko nyine niko kwina bivuze niko kuri kwinjira mu buzima bw'umuntu utabuherewe kuko nawe ubwawe babwinjiyemo ntekereza ko batabura icyo babukoraho kandi byinshi ariko kandi si ngombwa ntabwo ari byiza so rero wowe niba ubonye umuntu atinjiye mu buzima bwawe nawe ntiwinjire mu bw'abandi niyo nama naho abanyamakuru bagenzi banjye niba ni njyewe Aline aba ari njyewe Aline tuvugane niba ari Queen ngiye kuvuga reka mvuge Queen mu manuke ndeke kuvuga umugabo wagwinaje mate yahuriye he nibyo ndi kuvuga kandi ko icyaha ari gatozi n'umuntu ku giti cye na Bibiliya yonyine bivuga buri viri zipfukamira n'inkosa ntosheje ku giti cyanjye ntabwo ari mamukosheje yes niyo mpamvu rero tugomba kugira limite y'ibyo dukora n'ibyo tuvuga Imana iduhana umugisha amaboko aheke amen bye